Ndabasuhuje cyane banyeshuri banjye ba vocale cyangwa se abanyeshuri nigisha kuririmba. Uyu ni wa mwanya wacu. Uyu munsi nibwo tugiye gutangira ibijyanye no kwiga imiririmbire cyangwa se icyo twita vocal mu zindi ndimi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ikintu turi buze kureba, turiga introduction to vocal exercises, turebe warm ups and breathing techniques, cyangwa se ibijyanye n'imihumekere, amatekinike mu guhumeka, cyangwa se ubu nabyita gute sinzi, n'amatekinike mu guhumeka, cyangwa se utuntu nyine ukoresha mu buryo bwo guhumeka, cyane cyane iyo urimo uraririmba. Then introduction to vocal exercise, ni ukuvuga ngo ubundi mu miririmbire hakenerwa imyitozo y'iki? Imyitozo y'ijwi, cyangwa se imyitozo y'umuhogo. Imyitozo y'umuhogo niyo ikenerwa cyane. Hagakenerwa ama warm ups, hagakenerwa uburyo bwo breathing techniques. Ni ukuvuga ngo vocal exercise ni imyitozo, niyo turi buze gukora by'ibanze. Nta bintu byinshi turi buze gutindamo cyane, kuko muri vocale ho biba bisaba imyitozo myinshi kurenza n'ibindi byose bishoboka. Muranyihanganiraho gatoya, nari mbanje kwegeza hino keyboard iri buze kumfasha muri iyo myitozo. Ikintu cya mbere turi buze gukora ni uko turi buze kumenya yuko niba ukeneye kuba umuririmbyi mwiza, ntago ari ukuzanamo ibintu by'imikino cyangwa se kubigira amajokes n'ibiki byose. Ni ukuvuga ngo ukeneye kuba serious, mu byo uri gukora, mu buryo uri kuririmbamo n'ibiki byose. Ukeneyemo kuba seriye mu byo uri gukora, kuko imyitozo ya vocale buriya kenshi imeze nkaho isa somehow iri so funny ukuntu. Hari umwitozo nshaka ko mukora kugira ngo cyangwa nshaka yuko mubanza gukora, murawukora hanyuma noneho muzawunyoherereze, mbashe kuba nabakosora niba mwabikoze neza cyangwa mutabikoze neza. Umwitozo wa mbere muri buze gukora ni murajya muvuga urasama biri long, twahita twimuka tukimuka 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 ibyo ngibyo muraza kubikora neza. Ni nka homework yo gukora cyangwa se exercice yo gukora, kugira ngo mwebwe muze kuba mwayingarurira. Ikintu kindi tugiye kurebaho ni breathing technique. Uburyo bwo ku breathing technique nabwo ni exercice, nabwo mugomba kuza kunkorera mukazayinyoherereza. Mbibutsa yuko niba wowe utari waba umunyeshuri wanjye, wareba muri description hasi ukareba nimero za WhatsApp zirimo, then noneho ukabasha kuba wanyandikira nkagushyira mu banyeshuri banjye, tugakomezanya urugendo rwo kwiga rw'umwaka wose ku buntu. Ni ukuvuga ngo ibijyanye n'imihumekere kuri breathing, urafata ku nda yawe
mujya mubona ukuntu kera abana bihagishaga, ndashaka ko namwe ari byo mukora. Reba ukuntu umeze, urabibona? Uri kubona ukuntu ndi kumeze? Aha, yes. Ni ukuvuga ngo noneho ufate ku nda yawe, noneho urajya wisonjesha, nurangiza wisonjeshe wihagisha, wisonjeshe wihagisha. Ni ukuvuga ngo ni nk'uburyo bwo guhumeka, ni breathing n'ubundi technique. Nitujya twisonjesha ni inhaling, then exhaling ni ura contracting cyangwa se urongera inda yawe. Exhaling urongera inda yawe, then inhaling inda yawe irikamo cyangwa se irajyamo imbere. Exhaling, inhaling, exhaling, inhaling, exhaling, inhaling, exhaling, inhaling, like this. Ni ukuvuga ngo iyi routine niyo